Well, welcome back. Ikaze nanone mu muhuro wacu heruka nibwo twasoje ibyahishuwe 17 none ubu tugiye gutangira ibyahishuwe 18 ni kuri page y'111 aho muri note zanyu. Biradutwara igice cy'uno munsi wose gisigaye kugira ngo dusoze kino gice kubera ko ari kirekire cyane kandi kikaba kifitemo amakuru menshi cyane. Gusa nyine turiho turitwara neza tuzabasha kurangiza iyo nyandiko yose. Hari ibice bimwe tutaziga kubera ko nubwo bifitanye isano n'ibyo turiho twiga nyamara si ingenzi cyane kuko twabasha kubona uruhererekane rw'ibizabaho. Kimwe muri ibyo bice ni igitero cy'umwami Senikaribu ku butaka butagatifu. Niba mwifuza ikigereranyo cyo mu mateka cy'akaga ko mu gihe cy'imperuka, icyo ni igitekerezo gihebuje cyo kwiga. Ntituzafata igihe cyo kukiga hano gusa wakinyuramo aho muri note zawe. The end time crisis, that's a fantastic story to study. And we're not going to take time to study that here, but you can go through it in your study notes. So let's have a word of prayer. Rero reka dutangirane isengesho hanyuma duhite twinjira mu kigo cyacu. Data uri mu ijoro, urakoze cyane kubw'ijambo ryawe. Mbega ukuntu byari kuba bimeze gutura mu isi tudafite ubuyobozi na buke kubirebana n'ibiro bijya mbere. Tugushimiye kuba waratweretse neza ibigiye kubaho kugira ngo nibibaho tuzizere kandi tumenye ko ari wowe wahoze uyobora mu mateka. Turagusabye ngo ubwo kuri ubu ngubu turi bube tubumba ijambo ryawe ku byahishuwe 18 ngo Mwuka wera atuyobore adufasha kumva ubusobanuro bw'ijwi rirenga, imvura y'itumba, imyiteguro ikenewe ndetse n'ibizabaho bigarukwaho mu byahishuwe 18 nyuma y'irangira ry'imbabazi. Tugushimiye kubw'isezerano ryawe ryo kubana natwe kandi dusabye kurisorezwa mu izina ry'igiciro rya Yesu. Amen. Thank you for the promise of your presence, and we claim that promise in the precious name of Jesus. Amen. Well, umugabane ubanza wa bino ni ukwibutsa ibyo tumaze kwiga kugeza magingo aya. Ubwo rero tugiye kubinyuramo twihuta hanyuma tubone ubwinjira mu bishya. Mu buryo bw'ibanze tugiye kureba ibyahishuwe 16 ahagaruka ku cyago cya gatandatu. Ibyo nibyo tugiye kwibutsa hanyuma tubone ubujya ku byahishuwe 18. Rero kuri page 111 hatangira havuga ko kugeza ku gihe cy'icyago cya gatano, ndetse bino twabyizeho ari cyo cyago cy'umwijima, amazi ya Babuloni ariyo mbaga zishyigikira aba yuzuye kandi agamije kuruhamya abantu b'Imana. Gusa ku cyago cya gatandatu ayo mazi akama mu buryo butunguranye. Mu yandi magambo, imbaga zirakumirwa cyangwa se zigahagarikwaho, zambura abayobozi ba Babuloni ubufasha bwazo, ubundi zikiroha ku bakuru b'amadini, hanyuma Babuloni ikagwa. are arrested. In other words, they withdraw their support from the Babylonian leaders. And then they avalanche themselves against the religious leaders, and Babylon falls. Gukama kw'ayo mazi byibagiza izo mbaga umujinya wazo w'ubwicanyi kubera ko intumbero yazo iba ari ukurimbura abantu b'Imana. Gusa bino byago biheruka, umwijima utera izo mbaga kuzibukira abantu b'Imana maze zigahindukirana abanzi babo baba barabashutse. Bino biteguriza inzira yo kuza kwa Yesu mu ntambara ya Harimagedoni. Mu by'ukuri urebye atari intambara kubera ko ubwo Yesu azaba agarutse abakiranirwa bazaba barimo bicana biturutse ku kuba intumbero yabo izaba itakiri ku bantu b'Imana ahubwo ko izaba yashyizwe ku gishuko bashutswe. On God's people, their focus is on the deception that has been practiced on them. Duhera ko tukabona uko ibyahishuwe 16:13 kugeza 14 hagaruka kubibaho mbere y'irangira ry'imbabazi. Sibyo se? Ubwo rero mu buryo bw'ibanze iyo mirongo ibi ni mu dukubo ukobera ko tugaruza inyuma ku gihe cyo gukoranirizwa hamwe kw'abakiranutse nuko bakiranirwa mu kwitegura intambara. Uko gukoranirizwa hamwe kurimo kujya mbere ubu ngubu hashingiye ku byo twize. Abamarayika batatu babi abombusane y'abamarayika batatu Imana yohereza ku isi basanga abami bo ku butaka n'abo mu isi yose ngo babakoraniriza hamwe mu ntambara irwanya umwami Imana ishobora byose binyuze mu kurwanya abahamya bayo. Against the Lord God Almighty in the person of his witnesses. Twahereye ko tubona ko byahishuwe 16:15 naho hari mu dukubo hahamagarira abantu kugenzura neza ko bakoranira mu ruhande rw'Imana bikozwe n'abamarayika bayo batatu, ntibabe babarizwa kuri uryo ruhande rundi rw'abakoranirizwa hamwe n'abamarayika batatu bakiranirwa. Uwo ni wo muburo wo ku murongo wa 15. Umurongo wa 15 ugira uti muramenye icyo gihe ntikizabasange mwambaye ubusa, ntihaba hagaruka ku bwambure bw'ibigaragara ahubwo haba hagaruka ku kuba udatwikiriwe n'ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Ubwo rero intego y'umurongo wa 15 ni ukumenyesha abo mu isi
kumenya neza ko ubwo abamarayika b'indahemuka n'abamarayika babi bazaba bakoraniriza ahantu mu matsinda yabo, ukumenya neza ko babarizwa mu itsinda ry'Imana kandi bakaba bambaye gukiranuka kwa Kristo, hati icyo gihe kitazabasanga bambaye ubusa maze isoni z'ubwambure bwabo zikagaragara. You gather in the Lord's group and that you're covered with the righteousness of Christ, lest when this time arrives you're walking around naked and they see your shame. Ibyahishe 16:16 haherako hakavuga ahantu abakiranirwa bazakoranirizwa nyuma yo gukoranywa, aho hantu hitwa Harimagedoni. Ubwo rero ntidukwiye kumva ko ibivuga mu byahishe 16:16 bibaho nyuma y'ibivugwa ku murongo wa 13 n'uwa 14. Mu yandi magambo, ibivugwa ku murongo wa 16 ntibitondetse kuri gahunda n'ibiri ku murongo wa 13 ndetse n'uwa 14. Ibivugwa ku murongo wa 13 n'uwa 14 bibaho mbere y'ibivugwa ku murongo wa 16. Nimureke noneho dusome ibyahishe 16 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka umuhanuzi w'ibinyoma havamwe imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ari imyuka y'abademoni ikora ibitangaza igasanga abami bo ku butaka n'abo mu isi yose hitawita ku mvugo y'urufunguzo ngo bakoraniriza hamwe kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ubwo rero no murongo uburi ugaruka ku gukoranirizwa hamwe kw'abakiranirwa mu kwitegura intambara isoza. Mu dukubo uherako kagira uno muburo: dore ndaza nk'umujura, ubu ni Yesu ubuvuga, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Umurongo wa 16 uherako ugakomereza aho imvugo ngo bakoranirizwa hamwe iba yahagarikiye. Ese turi kumwe cyangwa? Hagira hati ibakoraniriza hamwe, ninde wabakoranirije hamwe? Ni ya myuka itatu mibi, sibyo se? Ibakoraniriza hamwe ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Ubwo rero ku murongo wa 12 tuhafite icyago cya gatandatu cyo gukama kw'amazi. Ku murongo wa 13 n'uwa 14 hatugariza inyuma ku gihe cyo gukoranirizwa hamwe ubwo imbabazi ziba zitararangira. Umurongo wa 15 uri mu dukubo, naho Imana ibigira iti umukoranire ku rwanjye ruhande, mwe gukoranira ku ruhande rwa Satani. Hanyuma umurongo wa 16 ukatumenyesha aho abakiranirwa bakoranira mu kwitegura intambara ya Harimagedoni. Verses 13 and 14 go back in time to the gathering during probationary time. Verse 15 is a parenthetical statement where God is saying, gather on my side, don't gather on the devil's side. And verse 16 actually says where the wicked are gathered for the battle of Armageddon. Ubu noneho dusatiriye kino kibazo cy'ingenzi. Mbese ni Harimagedoni iherereye? Impamvu nuko havuga ko bakoranirizwa hamwe ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Nimureke twimbike muri bino kuko bishishikaje. Harimagedoni ni ijambo ry'urukomatane rituruka ku magambo abiri y'Uruheburayo, ari ryo jambo har rivuze umusozi na mohed rivuze iteraniro cyangwa se ikoraniro. Ubwo rero ihurije hamwe amagambo bivuga ko bakoraniye hamwe ku musozi w'ikoraniro cyangwa se w'iteraniro. Nk'uko bisanzwe bizwi, ururimi rw'Igiheburayo ntirwagiraga inyajwi, ngira ngo ibyo murabizi, uko rwari rugizwe n'ingombajwi zonyine. Bityo rero inyajwi a, o na e riboneka mu ijambo har, ngira ngo murabona ko hari gifitemo inyajwi a ntiboneka mu Ruheburayo. Ijambo muhed rikomokwaho ijambo gedoni ntirifite inyajwi o n'inyajwi e mu Ruheburayo. Ubwo rero mu Ruheburayo uhafite ingombajwi zonyine arizo ha na ra hamwe na ma, ga, ga, da. Ese uri kumva uko wavuga? Ijambo ry'ikigiri cya Harimagedoni ritirwa mu Ruheburayo kandi rigizwe n'inyajwi zimwe arizo har, mo na ged. Ngira ngo urumva ko rigizwe n'inyajwi zimwe. And MGGD, are you understanding what it's saying? Now, the Greek word Harmageddon is borrowed from the Hebrew and has the identical vowels har, mo, ged. Do you see? It has the same vowels. But ariko se bite by'umugereka w'ikigiriki on? Urabona uwo mugereka on uwo mu ijambo Harimagedon ntuboneka mu Ruheburayo. Mbese ibyo tubigenza dute? Ukuri nuko umugereka on ari uburyo bwo kuvugamo ijambo ry'Uruheburayo mu kigiriki. Reka turebe ingero aho rwagati kuri page. Urugero rwo muri Bibiliya ni ijambo abad, ni ijambo ry'Uruheburayo rimenyesheje umurimbuzi. Nyamara mu gitabo cy'ibyahishuwe iryo jambo rivugwa nka abadon cyangwa se abadon. Kuki hongerwaho umugereka on ku musozo? Ni ukubera ko ari uburyo bwo mu kigiriki bwo kugaragazamo ijambo ry'Uruheburayo. Ese turajyana cyangwa? But in the book of Revelation,
that word is expressed as Abaddon. Why do you have an O-N on the end? Because it's a Greek way of expressing a Hebrew word. Are you following me or not? We have... dufite ibisa n'ibyo mu rurimi rwacu. Kuba muri mwe bazi icyesipanyoro tugira tuti ngiye guparika imodoka yanjye. Mu cyesipanyoro ho tugira tuti ngiye guparikiyari imodoka yanjye. Ubwo rero ku musozo wongeraho umugereka iyari kugira ngo ijambo ryo mu cyongereza rijye mu cyesipanyoro. Ese turajyana cyangwa? Bino ni ingenzi rwose. Daniel n'ibyahishuwe byombi bitumenyesha ko Imana izakoraniriza abantu bayo ku musozi w'umwuka wa Siyoni, akaba ariho bazaramiriza Uwiteka. Rino ni ihame ry'ingenzi rwose twagarutseho. Mu gihe cy'isukwa rya mwuka, ari cyo kino gihe cyo mu mateka kibanziriza irangira ry'imbabazi, Siyoni ihagarariye abasigaye ari ndemeka ku Mana bakoraniye kuri Yesu mu isi yose. Mu yandi magambo, umusozi Siyoni ni wo ku rwego rw'isi yose. Yerusalemu igera hose ku isi. Isiraheli nayo nuko ntigarukira mu gace runaka. Gathered to Jesus in the entire world. In other words, Mount Zion is global. Jerusalem is global. Israel is global. It's not geographically limited to a specific place. Revelation. Ibyahishuwe bigaruka ku gukoranywa k'uburyo bubiri. Abantu b'Imana baba bakoraniye hose ku isi mu buryo bw'umwuka ku musozi w'umwuka wa Siyoni, ari nawo wa musozi w'ikoraniro twagarutseho. Ni mu gihe abakiranirwa baba bakoraniye hose ku isi ahazengurutse uwo musozi w'ikoraniro, ariho kuri Harimagedoni, nk'uburyo bwo kugerageza kurimbura abakoraniye muri Siyoni ku murwa, cyangwa se abari ku musozi w'ikoraniro. Igice kigaruka ku gitero cya Senekeribu mufite muri note zanyu ni urugero rugaragaza bino. Abakiranirwa ntibigera mu by'ukuri binjira ku musozi Siyoni cyangwa Yerusalemu. Kimwe cyo bakora no gukoranira hanze yaho. Mu isezerano rya kera ijambo ry'Igiheburayo magaga na da rigizwe n'ingombajwi zonyine rikoreshwa gusa, bino ni ingenzi, rikoreshwa gusa igihe havugwa ku ikoraniro ryo mu ihema. Mu yandi magambo, ijambo hari mohed rikoreshwa gusa igihe havugwa iteraniro cyangwa ikoraniro ry'aho ubuturo bwera buherereye. Congregation of the tabernacle. In other words, the word mohed is used, har mohed is used only to refer to gathering at the sanctuary location. It is a sanctuary term. Ni imvugo yo mu buturo bwera ivuga ikoraniro riteranira ku rusengero rwo ku musozi Siyoni ngo riramye Uwiteka. Umusozi w'ikoraniro wo mu ijuru naho Lusiferi yagerageje guhirika Uwiteka. Sibyo se? Urirebere ko imvugo imwe niyo ngiyo yifashishwa muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza 14. Nimureke dusome iyi mirongo. Wowe Lusiferi, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, wibwiraga mu mutima uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara hehe? Ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'amajyaruguru. Uti nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ubwo rero Satani n'abamarayika be bifuzaga guhirika Imana ku ntebe yayo. Mbese intebe y'Imana yari iherereye he? Yari ku musozi w'ikoraniro, ari bwo busobanuro bw'ijambo Harimagedoni. Umva ibyo dusanga muri Zaburi 48 umurongo wa 1 kugeza wa 2. Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu murwa w'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ku mpera z'amajyaruguru ni mwiza kubera uburebure bwawo, ni wo byishimo by'isi yose, ni wo murwa w'umwami ukomeye. Ubwo rero Imana ituye ku musozi Siyoni ku mpera z'amajyaruguru. Mu ntangiriro z'intambara ikomeye mu ijuru, Satani yifuje cyane kwigarurira umusozi w'ikoraniro wo mu ijuru. Sibyo se? Yifuzaga guhirika Imana ku ntebe yayo aho ku musozi w'ikoraniro. Gusa aza kuneshwa. Nicyo gituma ku iherezo Satani azagerageza kwigarurira umusozi w'iteraniro wo ku isi aho abantu b'Imana bakoraniye mu buryo bw'umwuka ngo baramye Uwiteka. Ntiyabashije kubikora mu ijoro, none ubu azagerageza kubigeraho hano ku rwego rw'isi ku musozi uri hose ku isi wa Siyoni, aho Isiraheli y'umwuka y'Imana ikoraniye hamwe. Satan will attempt to conquer the earthly mount of the congregation where God's people are spiritually gathered to worship the Lord. He couldn't do it in heaven, so now he's going to attempt to do it where? On earth, globally, at global Mount Zion, where God's spiritual Israel are gathered together.
Now, ngira ngo murabona ko mu mirongo ikurikiyeho dufite hano muri note zacu ko abakiranirwa bakoranira ahazengurutse umurwa nyamara ntibigere bawinjiramo. Mu yandi magambo, abakiranirwa ntibazigarurira abantu b'Imana. Abantu b'Imana bazagumya ari indahemuka ku Mana. Umva mu Byahishuwe 14 umurongo wa mbere. Hano abantu b'Imana bagaragara bahagararanye intsinzi ku musozi Siyoni nyuma yo kunesha inyamaswa, igishushanyo cyayo ndetse n'ikimenyetso cyayo byo mu gice kiba cyabanje. Mbese nihe baba bahagaze? Hagira hati, nuko ndareba mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bafite izina rya Se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 19 kugeza 20 nanone hatumenyesha ko indahemuka ziba ziherereye mu murwa n'abakiranirwa bo bakaba bari hanze yawo mu rwengero rw'inzabibu. Hagira hati, nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure, aho niho bakiranirwa bakoranira, ni imvugo shusho, maze uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa murwa. Mbese n'uwuhe murwa? Ni Yerusalemu. Mbese uno waba ari umurwa wa nyawo wa Yerusalemu, cyangwa ino iba ari Yerusalemu y'umwuka? Ni Yerusalemu yo mu buryo bw'umwuka, kubera ko bino ari igihe Yesu Kristo abagarutse, ubwo abantu b'Imana baba bakoraniye ku musozi Siyoni wo mu buryo bw'umwuka. Rero hagira hati, uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu cyangwa y'umurwa, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi. Mbese ninde ubatwaye ayo mafarashi arimo kunyukanyuka uwo muvure w'inzabibu? Ni ingabo zo mu ijoro. Mbese Yesu aza yambaye ate mu Byahishuwe 19? Imyambaro ye ibijanditse mu maraso. Kubera iki? Kubera ko abazanywe no kunyukanyuka umuvure w'inzabibu. Ino iba ari imvugo shusho. Ntidukwiye kumva ko Yesu azaba ari mu myenda yuzuyeho amaraso. Azaza guhorera abantu be binyuze mu kunyukanyuka abakiranirwa baba bakoraniye ahazengurutse Yerusalemu y'umwuka mu kugerageza kwirimbura. Mbese ni iyihe iba ari intumbero hano? Mbese n'Abarabu baba bahanganye n'Abayuda? Mbese n'Abazungu bahanganye n'Abirabura? Bene data, ni icyiza kiba gihanganye n'ikibi? Ni abakomeza amategeko n'abatayakomeza? Ni abafite guhamya kwa Yesu n'abafite guhamya kwa Satani? Ni intambara y'umwuka yo mu gihe cy'imiroka. Ntabwo ari intambara yo mu bya politiki cyangwa mu by'ubukungu, ahubwo ni intambara y'iby'umwuka ihanganishije icyiza n'ikibi. those who have the testimony of Jesus and those who have the testimony of the devil. It is a spiritual end-time battle. It's not a political battle. It's not an economic battle. It is a spiritual battle between good and evil. Notice. Umva Yoweri 2:32. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko ku musozi Siyoni ni Yerusalemu hazaba gutabarwa. Niba hazaba gutabarwa, ibyo bivuge ko abantu baba bakeneye gutabarwa. Halo? Ngo nihe gutabarwa kuzaboneka? Ku musozi Siyoni ni Yerusalemu, nk'uko Uwiteka yabivuze mu basigaye abo Uwiteka ahamagara. Mu gice gikurikiraho sinirwa nifashishije imirongo hano muri note, gusa mu gice cya 3 umurongo wa 9 kugeza 12 abakiranirwa bose baba bakoraniye mu rwengero rw'inzabibu ahazengurutse abakoraniye ku musozi Siyoni. Ibyo n'ubundi ni bya bindi, ni ipica imwe. Muri Daniel 11 umwami w'amajyaruguru yigarurira buri kimwe kiri mu nzira ye, maze amaherezo akisangaho mu kibaya gikikije umurwa wera w'Imana. Nanone ntibiba ari umurwa wa nyawo, ahubwo biba ari Yerusalemu y'umwuka. Hagira hati, azabamba amahema y'ubwami bwe hagati y'inyanja n'umusozi wera w'ikuzo. Mbese umusozi wera w'ikuzo ni uwuhe? Bene data, ni umusozi Siyoni. Mbese ubwo niho umwami w'amajyaruguru azashinga amahema ye? Azayashinga hagati y'inyanja, ari inyanja ya Mediterane, n'umusozi wera w'ikuzo. Mbese azabagendera iki mu kwamba amahema ye aho ngaho? Nandetse ano ni amahema y'intambara yifashishwaga n'abami igihe bari ku rugamba. Mbese n'iki gituma agandika aho ngaho? Ni ukubera ko aba yifuza kwigarurira umusozi Siyoni. Mbese bizamuhira? Oya. Impamvu nuko umurongo ukurikiyeho uvuga ko Mikayeli azahaguruka ngo arengere ubwoko bwe. They were in a military campaign. Why is he camping there? Well, because he wants to conquer Mount Zion. Is he going to be successful? No, because the very next verse says that Michael's going to stand up and he's going to defend his people. Now, nimureke noneho duhere ko turebe umwanzuro. Mu Byahishuwe 16:16 abami bo ku butaka n'isi yose bakoranira ahantu hamwe hafite izina rimenyesheje ngo umusozi w'ikoraniro, Harimagedoni, ariho ubuturo bwera buherereye. Icyo baba bagamije mu guteranira aho ngaho ni ukugira ngo bice abantu b'Imana baba baherereye ku musozi Siyoni mu buryo bw'umwuka. Abantu b'Imana bagaragazwa nk'ibisarurwa by'isi biherereye imbere mu murwa, naho bakiranirwa bo bakagaragazwa nk'imizabibu ikoraniye hanze y'umurwa aho mu Byahishuwe 14:20. Mbese bino byaba bisobanutse? Bisobanukiye abantu babiri bonyine. verse 20. So is this clear?
It's clear to two people. Mbese mwatoye ubusobanuro nyamukuru? Yego, Imana ishimwe. Okay, reka noneho twitegereze iyi pica y'urusobe y'ibyahishe 16 kugeza ku byahishe 19. Kugeza aha ngaha twagarutse ku byahishe 16 n'ibyahishe 17. Reka noneho turebe pica y'uruvangitirane y'uburyo ibintu byose byuzuzanya mu byahishe 16 kugeza mu byahishe 19. Ino ni incamake y'ibyahishe 16 umurongo wa 12 kugeza 16. Ku irangira ry'imbabazi, imyuka y'abadayimoni iba yihanze kuri Babuloni mu buryo bwuzuye, kandi iba yakoranirije hamwe abami bo ku butaka n'isi yose ngo barwanye Kristo binyuze mu kurwanya abahamya be. Aho ni ibyahishe 16 umurongo wa 12 kugeza 16. Iyi imbabazi zirangiye, amazi y'uruzi rw'umwuka rwa Ufurate aba yuzuye. Buri kimwe mu byago bine bibanza cyongera uburakari ayo mazi afitiye abantu b'Imana, kugeza ubwo yiteguye gusibanganya ku isi abantu b'Imana. Ubwo biba bisa nk'aho ayo mazi agiye kurohamya abantu b'Imana, icyago cya gatanu cy'umwijima kigwa ku isi. Uwo mwanya kigakurikirwa no gukama kw'amazi yuzuye ya Ufurate. Mu yandi magambo, imbaga zirekeraho gushyigikira abakuru bazo b'amadini. Icyago cya karindwi giherako kikagabanyamo Babuloni ibice bitatu. Mbere Babuloni iba yari yunze ubumwe, ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, cyangwa se abami b'isi, umuhanuzi w'ibinyoma n'inyamaswa bose babyumva kimwe. Gusa icyago cya karindwi kigabanijemo Babuloni ibice bitatu, ubwo noneho buri umwe abarwanya undi, isi herako igahinduka umusaka. Iyo niyo pica dufite mu byahishe 16 umurongo wa 12 kugeza 16. And then you have the desolation of the earth. That's the picture of Revelation 16:12 through 16. None bite n'ibyahishe 17, ibyahishe 17 hagura bino. Nanone maraya w'umunyababuloni abasa n'ugenga buri kimwe, aba yicaye ku mazi, si byo se? Abarimo gusambana n'abami bafitanye ibihe bidasanzwe. Iyo mvugo bidasanzwe iratsindagirije. Abanashyigikiwe n'abakobwa be, buri kimwe kiba kigenda neza, bakoraniye hamwe babona ibintu kimwe. Amazi abarimo aratemba, kandi abantu b'Imana baraharindimuka. Mbese ibyo twanabibonye no mu gice cya 16, abantu b'Imana baba bari aharindimuka. Ariko se n'iki gihera ko kiba? Ubumwe bwa Babuloni buzamo agatotsi. Iyo abami kimwe n'amazi yakamye bahindukiranye maraya uwo, ubuno bumwe bushyika ku iherezo y'amagambo y'Imana arangiye. Mbese ayo magambo y'Imana ni ayahe? Ni birarangiye. Ayo niyo magambo aheruka. Mbese ubwo ibyahishe 17 byaba byagura ibyahishe 16 umurongo wa 12 kugeza kwa 16? Yego. Reka noneho turebe ipica yo mu byahishe 18 umurongo wa 6 kugeza kwa 24. Dusimbutse umurongo wa 1 kugeza kwa 5, kubera ko ibihavugwa bibaho mbere y'ibivugwa ku murongo waho wa 6 kugeza 24. Rero mu yandi magambo, ibyahishe 18 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 hatogaruza inyuma uko bibaho mbere y'irangira ry'imbabazi. Urabona, ibyahishuwe bigenda bisubira inyuma bijya imbere, bisubira inyuma bijya imbere, bisubira inyuma bijya imbere. Iyo uramutse utahuye aho bisubira inyuma naho bijya imbere, ubasha kumva icyo gitabo. In other words, Revelation chapter 18, 1 through 5 is a flashback to what happened during probationary time. See, Revelation goes back and forth, back and forth, back and forth. And if you know where it goes back and where it goes forth, you're going to be able to make a sense out of the book. So let's Nimureke noneho turebe ibyahishe 18 umurongo wa 6 kugeza kwa 24. Kino gice kigaruka ku kuganya kw'imbaga z'abatuye isi iyo babonye ko Babuloni yaguye kandi uko bazimiye. Mbese bino byaba bikomoza ku nsanganyamatsiko imwe n'icyago cya 6 hamwe n'ibyahishe 17. Mbese bazaboroga nibabona ko bazimiye? Cyane rwose. Abantu b'Imana nibatabarwa n'ijwi ryayo mbere yo kuza kwa Yesu azanye n'ingabo zo mu ijoro, arizo bami baza baturutse iburasirazuba mu byahishe 16, hazabaho igihe icyaho abacuruzi n'abami b'isi bazaganya bakaborogera ko ubukire bwabo butabasha kubakiza mu munsi w'umujinya w'Imana. Will lament and wail over the fact that the riches cannot save them in the day of God's wrath. Hazacaho igihe hagati yo kugwa kw'icyago cya 5, icya 6 n'icya 7 no kuza kwa nyako kwa Yesu, cyangwa se gutangira kugaruka kwa Kristo. Ngira ngo urumva ko kugaruka kwa Kristo atari ikintu kiba uwo mwanya. Yesu natsimbura amaze ngo ahitegera hano mu isegonda rikurikiyeho. Oya, biba ari umutambagiro wa gisirikare wa Yesu n'abamarayika bo mu ijoro.
bizatwara iminsi myinshi. Dutanze urugero, Elena White avuga iby'agacu gatoya kirabura akajya kungana n'igice cy'ikiganza cy'umuntu akaba kari mu ntera ndende, hanyuma akavuga ko kazagenda karushaho kwegera bugufi cyane ubundi kagahinduka igicu kinini cyane cy'umweru. Abantu b'Imana bakamenya ko ari Yesu uzanye n'ingabo zo mu ijoro. Nandetse ibyo biba biriho bisobanura icyago cya karindwi. Nanone biba bisobanura ibyahishwe 19 umurongo wa 11 kugeza kwa 21 aho Yesu aza atwaye ifarashi y'umweru azanye n'ingabo zo mu ijoro. It's describing also Revelation chapter 19, 11 through 21, where Jesus rides on a white horse and the armies of heaven are coming with him. So, rero ibyahishwe 18 biba bigaragaza ipica yo kuboroga kwa Babuloni, by'umwihariko abacuruzi cyangwa abakapitalisti bo mu isi iyo batahuye ko bashutswe na Babuloni kandi ko bazimiye. Ubwo rero ibyahishwe 18 haduhindurerwamo ya politiki n'ubukungu, naho ibyahishwe 17 hakaduhindurerwamo y'iyobokamana na politiki. Ese turi kumwe cyangwa? Ubwo rero aho hombi hagaruka ku gihe kimwe ariko hakaduha amapica ataramwe yo muri icyo gihe. Rero tugarutse rwagati aho kuri paji tubona ko abantu b'Imana nibatabarwa n'ijwi ryayo mbere yo kuza kwa Yesu azanye n'ingabo zo mu ijoro, hazacaho igihe aho abacuruzi n'abami b'isi bazaganya kandi bakabarogera ko ubutunzi bwabo butabasha kubakiza mu munsi w'umujinya w'Imana. Iyo niyo pica dufite mu byahishwe 18. None bite n'ibyahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10? Ibivugwa mu byahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10 sibyo bihera ko bibaho muri gahunda y'uburyo ibyo bice bitondetsemo. Naretse ibivugwa mu byahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10 bibaho nyuma y'ibyo dusanga ku murongo wa 11 kugeza kwa 21. is not the next, is actually the next, not the next event in the order of the chapters. Actually, Revelation chapter 19, verses 1 through 10, happens after what we find in verses 11 to 21. So in other words, rero mu yandi magambo, nubwo ibyahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10 ariwo mugabane ubanza w'icyo gice, nyamara ibihavugwa bibaho nyuma y'ibiri mu byahishwe 19 ku murongo wa 11 kugeza kwa 21. None n'iki kibaho mu byahishwe 19 umurongo wa 11 kugeza 21? Yesu aba yishe ku ifarashi y'umweru azanye n'ingabo zo mu ijoro. Hanyuma y'ibyo nibwo uhera ko kagira umurongo wa 1 kugeza kwa 10 aho abakiranutsi baba bahimbaza Imana bari mu bwami, kubera ko Yesu aba yazanye n'abamarayika maze agaciraho iteka maraya agahorera abantu b'Imana. Rero mu yandi magambo, ku murongo waho wa 1 kugeza kwa 10 mu buryo bw'uruhererekane haza nyuma y'umurongo waho wa 11 kugeza kwa 21. Ese murimo murumva iyo ngingo? Nimureke noneho tujye kuri uno mugabane ugaruka ku byahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Mu ijuru habaho indirimbo y'ibyishimo kubera ko Imana yaciriye imanza maraya maze igahorera abantu bayo. Ino ndirimbo ikwiriye kubonwa nk'ikinyuranyo cyo kuboroga kw'imbaga iyo zibonye ko Babuloni yaguye. Hari amagambo menshi asobanura kuboroga no gutaka kw'abacuruzi b'isi iyo bamenye ko bazimiye. Tuziga ayo magambo yose. Bihabanye n'ibyo, mu byahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10 hafite abakiranutsi baba bari mu ijoro barimo kuririmba ibisingizo ku Mana. Biba ari indirimbo z'ibyishimo. Mu yandi magambo, Babuloni iraboroga maze abantu b'Imana bamara guhorerwa, Imana imaze guca imanza, abantu b'Imana bagahimbarisha Imana indirimbo z'ibyishimo. Umva ko Yeremiya 51 umurongo wa 48 kugeza 49 bivuga: ijuru n'isi n'ibirimo byose bizaririmba byishime kuri Babuloni. Bino bihura n'ibyo dusanga mu byahishwe 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Ngo niki ijuru n'isi bizakora? Ngo bizaririmba byishime kuri Babuloni, kuko abanyazi bazahatera baturutse mu majyaruguru. Mbese ni bandi bano banyazi baza baturutse mu majyaruguru mu ijoro? Ni Yesu n'ingabo zo mu ijoro arizo bamarayika. Nk'uko i Babuloni hagushije abishwe ba Isiraheli, niko abishwe bo mu isi yose ariho bazagwa. the heavens and the earth going to do? Oh, they shall sing joyously over Babylon, for the plunderers shall come to her from the north. Who is this, the plunderers that are coming from the north, from heaven? Jesus and the armies of heaven, the angels. As Babylon has caused the slain of Israel to fall, so at Babylon the slain of all the earth shall fall. And then, hanyuma mu byahishwe 19 umurongo wa 11 kugeza kwa 21, Yohana ashorewe na mwuka w'Imana asubira inyuma agasobanura gutabarwa kw'abantu b'Imana. Ubwo rero kuririmba biza mbere, hakabona ubuza icyabayeho cyateye ku kuririmba. Ese turajyana cyangwa? Mbese ni ingenzi kumenya imiterere y'ibyahishuwe. Bene data, nimuntegere amatwi
turi inzobere mu gusobanura ibimenyetso bya gihanuzi, si ukuvuga ku bupapa n'inyamaswa, tukavuga uburyo yavuze ibyo gutuka Imana n'uburyo yibwiye guhindura amategeko y'Imana n'ibindi, kandi rwose ibyo ntacyo bitwaye. Nyamara igihe cyose tutazi uko ibintu byubakitse tuzavangirwa burundu. Tuzibaza uburyo ki bishobokamo ko abantu baba barimo kuririmba kandi Yesu ataraza. Ni gute abantu b'Imana baba bari mu ijoro baririmba ibisingiza ku Mana ku murongo wa mbere kugeza kwa 10, mu gihe ku murongo wa 11 kugeza kwa 21 ho havuga ibyo kugaruka kwa Kristo? Ese turajyana? Ubwo rero dukeneye gusobanukirwa uruhererekane rw'ibibaho. Ibyahishuwe bitondetse mu buryo bw'ibyiciro. Nimureke noneho tugirwa hagati kuri paji y'117 wumve ngo bintu birashishikaje. Cycles. Now let's go to the middle of page 117. This is really interesting. Nanone bimpamiriza ko Ellen White yarashorewe na Mwuka Wera. Mbese aho muze ko tugomba guperereza n'igihe turiho twiga ibyanditswe na Ellen White ubwe. Impamvu nuko nawe atondeka ibintu nk'uko bitondetse mu byahishuwe, nk'uko twabibonye ejo ubwo twari tugaruka ku byo kuza kwabimukira muri Amerika. Ngira ngo muribuka ko twagarutse kuri ibyo. Hita wumva hano hari ibice bitatu ahagana ku mpera z'igitabo Intambara Ikomeye, aho Ellen White atangizanye igice cyo muri icyo gitabo n'imirongo yo muri Bibiliya igaragaza insanganyamatsiko nyamukuru y'icyo gice cyose agiye kuvugaho. Mbese murimo kumva ibyo? Hari ibice bitatu ahagana ku musozo w'icyo gitabo, aho Ellen White atangizanya igice cyo muri icyo gitabo n'imirongo yo mu byanditswe ikubiyemo insanganyamatsiko y'ibanze y'icyo gice cyose. Reka noneho twimbike muri ibyo kuri paji 603. Ellen White atangizanya igice kigaruka ku muburo uheruka yifashisha ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa kane. Ku bw'ibyo rero tuzi ko insanganyamatsiko nyamukuru ya kino gice ari imvura y'itumba n'ijwi rirenga byo mu byahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza kwa 5, si byo se? By quoting Revelation 18 verse 1, verse 2 and verse 4. Therefore we know that the central theme of this chapter is what? The latter rain and the loud cry of Revelation 18, 1-5. Correct? Well, mu kwifashisha imirongo abari haravuga ko ubwo yari yatangije abakobwa icyo gice cyose kigiye kugaruka ku ijwi rirenga no kugusokwa kw'imvura y'itumba. Kuri paji 613 aho ni mu gice gikurikiyeho, umutwe w'icyo gice ni igihe cy'amakuba. Ellen White atangizanya icyo gice Daniel 12 umurongo wa mbere. Birashishikaje. Uwo murongo ukubiyemo ibintu bitatu by'ibanze: guhaguruka kwa Mikayeli ari byo rangira ry'imbabazi, igihe cy'umubabaro cyangwa se cy'amakuba cyo hanyuma y'irangira ry'imbabazi, ndetse no gutabarwa kw'abantu b'Imana banditse mu gitabo biza ku iherezo ry'icyo gihe cy'akaga cyangwa se cy'umubabaro. Mbese ubwo ni ihe nsanganyamatsiko nyamukuru ya kino gice cyitwa igihe cy'akaga cyangwa igihe cy'umubabaro? Igitekerezo nyamukuru ni ibigize Daniel 12 ku murongo wa mbere. Tugiye kubona ko bino ari ingenzi rwose. Muri kino gice Ellen White avuga mu buryo burambuye wese ibibaho bibiri bivugwa muri Daniel 11 umurongo wa mbere. Asobanura mu buryo burambuye ibyo guhagarara kwa Mikayeli n'igihe cy'akaga. Ntiyigera yinjira cyane mu byo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana muri kino gice. Ese turajyana cyangwa? Ngira ngo urabona ko dusabwa kwitonda yewe n'igihe turiho dusoma inyandiko za Ellen White. Rero muri kino gice Ellen White avuga mu buryo burambuye ku bibaho bibiri bibanza. Ni ukuvuga guhaguruka kwa Mikayeli hari byo kurangira kw'imbabazi ndetse n'igihe cy'umubabaro gikurikiraho byo muri Daniel 12 umurongo wa mbere. Ahera ko gasoza kino gice akomoza gakeya cyane ku cyaduka cyangwa se ku kibaho bwa gatatu. Events, the standing up of Michael, which is the close of probation, and the time of trouble that ensues of Daniel 12 verse 1. And then she ends this chapter with a very brief mention of the third event. Mu gika giheruka cy'icyo gice akomoza gake cyane ku cyaduka cya gatatu ubwo yandika no magambo aboneka mu Ntambara Ikomeye paje 634 agira ati gutabarwa kw'abategereje kugaruka kwe bihanganye kandi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bizaba ari agahozo. Abantu b'Imana bazatabarwa buri umwe izina rye ryanditswe mu gitabo nk'uko biri muri Daniel 12 umurongo wa mbere. Ubwo rero asoza icyo gice akomoza gakeya cyane ku cyaduka giheruka ari cyo gutabarwa kw'abantu b'Imana. Tuba twiteze ko Ellen White afite ibindi byinshi ibyo kuvuga ku cyaduka cya gatatu birenze kino gika gitoya kiri ku musozo wa kino gice. Iyi gice gikurikiraho gifite umutwe uvuga ngo ni mu bifore gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Ntiyigera atangizanya icyo gice icyanditswe. Kubera iki?
ni ukubera ko aba yabikoze ku ntangiriro z'igice kibanziriza icyo. Insanganyamatsiko ibikiri kuri Daniel 12 umurongo wa mbere aba ari hagaruka ku kibaho biheruka kivugwa muri Daniel 12 umurongo wa mbere. Rero mu gice gikurikiyeho cyitwa abantu b'Imana batabarwa, Ellen White ntiyigera yifashisha umurongo wo muri Bibiliya mu gutangira kino gice. Kubera iki? Impamvu nta yindi itari uko kino gice kibara ubusobanuro bwuzuye bw'icyaduka cya gatatu cyo muri Daniel 12 umurongo wa mbere akomozaho gakeya cyane ku musozo w'igice kiba cyabanje. Ni ukuvuga ko Daniel 12 umurongo wa mbere aba ariho hakiri umurongo ubimburiza kino gice gikurikiraho. Ese turi kumwe? Zamura akaboko kawe niba tukiri kumwe kandi ukaba uhugutse. Okay, byiza. Nimureke noneho twitegereze imiterere. Urabona dusabwa kwiga imiterere. Imiterere y'intambara ikomeye, page 635 na page 636. Zino ni page ebyiri zibanza z'igice cyo gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Nimureke noneho twitegereze imiterere ya zino page ebyiri zibanza. Zifiteho Daniel 12 umurongo wa mbere, aho insanganyamatsiko nyamukuru yazo ahavuga ko abantu b'Imana bazatabarwa buri umwe izina rye ryanditse mu gitabo. Ni ingenzi kubona ko ukuba Ellen White agaruka ku byago bine bibanza mu gice cyitwa igihe cy'amakuba kuri page 627, nanditse aho hakagombye kuba ari page 629 aho kuba 229. Ibyakagombye kuba ari 629. Rero avuga ku byago bine bibanza kuri page 627 kugeza 629, gusa ntiyigera avuga ku byago bitatu biheruka. Hari page nyinshi zikurikiraho aho tigera tera komantere ku byago bitatu biheruka. Avuga ku byago bitatu biheruka kuri page 635 n'iyo 636. Page ebyiri zibanza z'igice cyitwa gutabarwa ku bwoko bw'Imana zirimo komantere ya Ellen White ku cyago cya gatanu, icya gatandatu ndetse n'icya karindwi. Where she doesn't comment on the last three. She comments on the last three on pages 635 and 636. The first two pages of the chapter God's people delivered contain Ellen White's commentary on the 5th, 6th, and 7th plagues. So, nimureke noneho dusesengure bino. Intambara ikomeye page 635 aho ni mu ntangiriro z'igice cyo gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Nyuma yo gusukwa kw'ibyago bine bibanza, ubu noneho ndabona hano byanditse ko biri ko ari kuri page 627 kugeza kuri 629. Rero nyuma yaho imbaga cyangwa amazi ashyigikira Babuloni abasumbana umujinya mwinshi kandi yenda kwiroha ku bantu b'Imana ngo asohoze iteka ry'urupfu. Kuri ino nshuro maraya aba yicaye ku mazi menshi yenda kurimbura abantu b'Imana. Uko niko Ellen White bisobanuramo mu gice cyo gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Mu rwamo rw'intsinzi, gukwena no gukina ku mubyimba, ibihiriri. Mbese iryo jambo ibihiriri rivuze iki? Ntitukirikoresha cyane. Mbese rimenyesheje iki? Rimenyesheje imbaga. Ibihiriri by'ababi bizaba biri hafi gutembana, ngira ngo urumva ko ari amazi Eufrate, biba biri hafi gutembana umuhigo wabyo. Ninde wari umuhigo wabyo? Ni abantu b'Imana. Hanyuma kuri page 635 Ellen White aheraho agasobanura umwijima wo mu cyago cya gatanu ugwa ku isi. Akanavuga uburyo amazi y'umwuka ya Eufrate azafatirwaho cyangwa se agakama mu buryo butunguranye. Bino biba ari icyago cya gatandatu. Umva uko abivugamo. Za mbaga zirakaye arizo bya bihiriri bitunguranye zifatirwaho cyangwa se zigakama. Rwa rwamo rwo gukwena ntirwumvikana ukundi. Bibagirwa bendaga kumariraho umujinya wabo w'ubwicanyi aribo basigaye bindahemuka. Kuri page 636 Ellen White aherako akifashisha imirongo igaruka ku cyago cya karindwi. Uku niko abivugamo. Hagati mu kirere igisa n'ikirakaye bikomeye habonekamo umwanya umwe urabagiranamo ikuzo ritarondoreka, uzuturukamo ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Bino biba ari mu mujyi w'icyago cya karindwi. Rigira riti birarangiye. Ibyahise 16 ku murongo waho wa 17. Iryo jwi ritigisa ijoro n'isi. Ellen White aherako agakomeza yifashisha umurongo wa 17, wa 18, wa 19 ndetse no 21 yose ijyanye n'icyago cya karindwi. Mbese ubwo Ellen White yaba yari afite icyo kuvuga ku cyago cya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi? Ni ukuri ko atigera yifashisha imirongo yo muri Bibiliya igaruka ku cyago cya gatanu ndetse n'icya gatandatu. Avuga ku byago bine bibanza mu ntambara ikomeye kuri page 628. Ubundi hagacamo page menshi akabona kwifashisha imirongo ivuga ku cyago cya karindwi kuri page 636. Mbese ubwo nihe wakitega kubona komantere ye ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu? Niba avuga ku byago bine bibanza kuri page 628 akifashisha imirongo igaruka ku cyago cya karindwi kuri page yaho ya 636, gusa ntiyigere yifashisha imirongo ivuga ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu, mbese nihe wakitega kubona komantere ye ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu? Birumvikana ko ari ahantu hamwe runaka hagati ya page 628 n'iya 636. Halo,
mbese abagira icyo avuga ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu cyane rwose ntiyigera yifashisha imvugo zikoreshwa muri Bibiliya cyangwa ngo yifashishe imirongo gusa duhera ku ruhererekane tukamenya ko aba ariho avuga ku cyago cya gatanu ndetse n'icya gatandatu. Plagues, where would you expect to find her commentary on plagues 5 and 6? Well, somewhere between page 628 and page 636. Hello? Does she have anything to say about the 5th and 6th plagues? She most certainly does. She doesn't use the biblical terminology. She doesn't quote the verses. But we know by the sequence that she is describing these plagues, the 5th and the 6th. Now, we're in the middle of page 119. Turi rwagati kuri paji 119. Inyuma yo gusoreza igice kivuga ku gutabarwa k'ubwoko bw'Imana kuri paji 652, Ellen White atangira igice gikurikiraho cyitwa isi hinduka umusaka yifashisha icyanditswe cyo muri Bibiliya. Urarebe ko hano ari ahantu ha gatatu Ellen White atangizanye igice n'umurongo wo muri Bibiliya. Ntucikwe na bino, ni ingenzi rwose. Ni igihamya ko Ellen White yatondetse igitabo cye abyitondeye. Nanditse ntiyabikoze ko bwe, ntiyigeze agira ati ngiye gushyira kino gice ahangaha kiranye kiri hariya. Oya, ayoborwa na Mwuka Wera mu buryo ki atondekamo bino, nk'uko n'ibyahishe 16 n'ibyahishe 17 na 18 na 19 byose bitondetsemo. Hagenda hasubira inyuma hajya imbere. Ellen White yayoborwaga na Mwuka umwe n'uwo nguwo. Ubwo rero twakitega ko nawe atondeka igitabo cye mu buryo nk'ubwo. Rero nyuma yo gusoza igice kigaruka ku gutabarwa k'ubwoko bw'Imana kuri paji 652, Ellen White nanditse icyo gice ntikirangira kuri paji 652. Aho inyuma y'iyo mvugo ngo gusoza igice kigaruka ku gutabarwa k'ubwoko bw'Imana hakabaye akitso, ubundi bikavuga bitya. Kuri paji 652, Ellen White atangira igice cyitwa guhinduka umusaka ku isi yifashisha ibyahishe 18 umurongo wa 5 kugeza 10 n'umurongo wa 11 ndetse n'umurongo waho wa 3. Nanditse aho hakabaye umurongo wa 13. Nizere ko murimo kubikosora. Ibyo bigomba kuba ari umurongo wa 13 aho kuba wa 3, ndetse n'umurongo waho wa 15 kugeza 17. None mbibarize, mbese niyihe nsanganyamatsiko nyamukuru iya kino gice cyo guhinduka umusaka ku isi? Niyihe bari insanganyamatsiko nyamukuru? Ni ukuboroga kw'abacuruzi b'isi, ni ukuboroga kw'abakapitalisti, kubera ko baba batakaje buri kimwe. Impamvu nuko yifashisha imirongo, urirebere ko atigera yifashisha umurongo wa mbere kugeza ku 5. Mbese no kubera iki? Ni ukubera ko aba yamaze kuyifashisha mu gice cyitwa umuburo uheruka. Abasobanukiye ko imirongo uwa mbere kugeza ku 5 ijyanye n'umuburo uheruka wa mbere y'irangira ry'imbabazi. Ni cyo gituma atigera yifashisha ahangaha. Mbese turi kumwe? Bino biratangaje. She realizes that those verses 1 through 5 apply to the final warning before probation closes. That's why she doesn't quote them here. Are you with me? This is amazing. So, going back again, therefore... Rero iyo tugarutse inyuma nanone, kubw'ibyo rero tuzi ko kino gice cyifitemo komanteri ya Ellen White mu gusora ku byahishe 18 umurongo wa 5 kugeza ku 24. Ni ingenzi kwibuka ko Ellen White atigeze yifashisha ibyahishe 18 umurongo wa 1 kugeza ku 4 kuri no nshuro, ari nabyo nariho mvuga. Impamvu nuko aba yamaze kwifashisha ino mirongo ku ntangiriro z'igice kigaruka ku muburo uheruka. Mu buryo busobanutse, Ellen White yari asobanukiye ko ibyahishe 18 umurongo wa 1 kugeza ku 4 havuga ku bibaho mbere y'irangira ry'imbabazi, naho ibyahishe 18 umurongo wa 5 kugeza ku 24 ho hagasobanura ibibaho mu byago bitatu biheruka. Biratangaje. None ukibwira ko Ellen White atahumekerwaga na Mwuka umwe n'uwahumetse ibyahishuwe? Bino nagiye mbibona inshuro nyinshi mu nyandiko za Ellen White, aho akurikiza gahunda n'uruhererekane bisa n'ibiboneka muri Bibiliya ubwayo. Niba wifuza kujora Ellen White avuga ko utazigira ubura impambo zo kumanikaho gushidikanya kwawe. Gusa iteka usanga abantu buririra uko tuntu duto duto tudashinga. Ati yavuze ko ari inzogera y'ingoro aho kuba inzogera ya katedrale. Byamaze. Icy'ingenzi nuko byari inzogera yatangije ubwicanyi bwo ku munsi wahariwe mutagatifu Bartolomayo. Bishoboka rwose ko hagenda haboneka utuntu duto duto tudahura n'amateka. Ubwe yarabyivugiye. Gusa tuba ari utuntu duto duto tudafite kinini tuvuze. Nta mpinduka twigera duteza. Imana ntiyategekaga Ellen White ibyandika, ahubwo yamuhaga ibitekerezo nk'uko biri no ku bandi banditsi bose ba Bibiliya. Ubundi Ellen White agafata ibyo bitekerezo mu bwonko bwe, hanyuma akicara hasi, Umwuka Wera akamuba iruhande ngo hamenywe neza ko ibyo ashyira mu nyandiko ze bisobanutse rwose byo kuba byayobora ku gakiza. Ibyo ni ubutumwa bw'Imana mu mvugo ya kimuntu. God gave Ellen White thoughts just like all of the Bible writers, and then
Ellen White got those thoughts in her brain, and then she sat down and the Holy Spirit was next to her, making sure that what she included in her writings was clear for salvation. That's God's message in human language. Imana iramutse tuvugishije mu rurimi rwayo ntitwabasha kubisobanukirwa. Rero Imana ica bugufi ikaza ku rwego rwacu maze ikifashisha imvugo ya kimuntu idatunganye ngo ituvugishe. Ibyo bigaragaza uburyo ki Imana yacu itangajemo. Nimureke tujya hasi kuri paji y'119 mu gice kigaruka ku guhinduka umusaka ku isi, kuri paji 663 kugeza 661. Ellen White akomereza aba yasoreje mu ntambara ikomeye, paji 665 na paji 666. Munyemerere nshimangira ino ngingo kugira ngo yumvikane. Mbese ni Ellen White agarukaho kuri paji ya 665 n'iya 666 ni ibyago bitatu biheruka, si byose? Abakiranirwa baba benda gusumbira abantu b'Imana, nyamara ubwo baba bagiye kugenza batyo umwijima ubudika ku isi, amazi agakama. Abakiranirwa bakiroha ku banzi b'abantu b'Imana baba bashutse. Hanyuma Imana ikagira iti birarangiye, ubwo tugira icyago cya karindwi. Imana igira iti birarangiye aho kuri paji 665 n'iya 666. Igice cyitwa guhinduka umusaka ku isi gitangirira ahantu hamwe naho icyabanje. Uti si ibyo tubibwirwa n'iki? Nimureke dusubire muri note zacu ku ntangiriro za paji 120. Ibyo bivuze ko muri kino gice Ellen White avuga mu buryo bwagutse ibizabaho Imana nitabara abantu bayo mu gihe cy'ibyago bitatu biheruka. Ni iki Imana ivuga ubundi kigatabara abantu bayo dusanga mu gice cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana? Naye magambo Imana ivuga ni birarangiye. Ellen White expands upon the events that will occur when God delivers His people during the last 3 plagues. What is it that God said that delivered God's people in the chapter on the deliverance of God's people? What did God say? What were the words of God? It is done. Now, hita wita ku byo Ellen White avuga mu gice gikurikiraho cyitwa guhinduka umusaka ku isi, n'ubundi atangirira hahandi. Mbese ubwo muri kino gice yaba bagiye kugaruka ku byago bimwe n'ibyo mu gice cyabanje? Yego. Atangira agira ati iyo ijwi ry'Imana rikuye ubwoko bwayo mu bunyage, ibyo bitugaruza inyuma ku ntangiriro z'igice kigaruka ku gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Habaho ububyutse buteye ubwoba kuri abo batakaje byose mu ntambara ikomeye y'ubuzima. Mbese murankurikiye? Ni iki aba ari haravuga? Aba ari haravuga ko icyo agiye gukora muri kino gice ari uguhera aho yahereye no mu gice cyatambutse, ariho kugutabarwa n'ijwi ry'Imana, maze akatumenyesha uko abantu babyifatamo iyo bamenye ko batakaje. Bene data, biba biriho bigaruka ku gihe kimwe. Amagambo aboneka kuri paji ya 2 y'igice cyo guhinduka umusaka ku isi atugaruza inyuma ku gihe ijwi ry'Imana ritabarira mu bwoko bwayo ku cyago cya 5. Ku bw'ibyo rero Ellen White aduha igihe nyirizina cyo mu ruhererekane cyo gusohora ku byahishe 18 umurongo wa 6 kugeza kwa 24. Mbese twaba tuzi aho nyirizina iyo mirongo izasohorera? Cyane rwose. Igitabo cy'ibyahishe ubwacyo gihuza ibibaho mu byahishe 16 no mu byahishe 17 no mu gice cyaho cya 18 mu murongo usoza w'ibyahishe 17. Bibiliya ubwayo itumenyesha ko igice cya 18 icyagura cya 17 mu ndorerwamo itandukanye. Ni buryo ki igice cya 17 gisozamo? Gisoza kigira kiti wa mugore wabonye hariho mu byahishe 17 ni wa murwa ukomeye utegeka abami bo mu isi. Iyo tubona ko ari insanganyamatsiko y'igice gikurikiraho ikigaruka kuri uwo murwa cyangwa se ubucuruzi bw'isi. Revelation 17 is that great city that reigns over the kings of the earth, which is the theme of the very next chapter, the chapter on the city or the commerce of the world. Ibyahishe 17 byagura ibyahishuwe 16 bikaduha ipica y'uruhande rwa politiki n'urw'idini, naho ibyahishe 18 bikaduha ipica yo ku ruhande rwa politiki n'ubukungu. Ibyahishe 17:18 aho tumaze gusoma hagira hati wa mugore wabonye niwe wa murwa ukomeye utegeka abami bo mu isi, harashishikaje kubera ko atumenyesha ko abami bategeka isi nyamara nabo maraya akabategeka. Mbese ako mugatayemo nanone ngo abami bategeka isi ariko se bo bategekwa nande? Na maraya. Niko biri. Ibyahishe 18:6 kugeza kwa 24 ni ubusobanuro bw'ibyago bitatu biheruka nk'uko twabisomye mu byahishe 17 ndetse no mu gice cyaho cya 16. Ni ipica nyayo y'uburyo abakiranirwa bazaboroga kandi bakaganya nibabona ko amahitamo yabo ubwabo abatesheje ubuzima bw'iteka kubw'ibinezeza bya buno buzima. 17 and also in Revelation chapter 16.
It is a vivid portrayal of how the wicked will wail and lament when they see that their own choice has forfeited for them eternal life for present pleasures. Elena White yakuriye ibyo neza. Nimureke tubisome mu ntambara ikomeye page 655 n'iya 656. Twari twarasomyeho bino mbere gusa nta kireka twongere tubisome muri uno mujyi. Abantu babona ko bayibejwe, umwe ashinja undi kuba ari we umuyoboye kwirimbukiro, ariko bose bahuriza hamwe mu kubigereka ku bungeri babo. Abapasitoro gito bagiye bahanurira abantu ibyo kubanezeza gusa, batumye ababumva bahindura amategeko y'Imana kandi batoteza n'abashaka kuyakomeza. Mu kwiheba kwabo, ubu noneho bano bigisha baturira imbere y'isi umurimo wabo w'ubushukanye. Mbese bino byaba biriho bivuga ikintu kimwe no gukama kw'amazi ya Ufurate? Byaba ari kimwe no gukama kwa Ufurate? Mbese Elena White yaba ari harasobanura ibyo aba yasobanuye hambere cyane rwose. Agira ati imbaga zizabirangwa n'uburakari bugurumana. Mbese ubu none amazi yaba agiye guhindukirana abakuru b'amadini? Yego. Baboroga n'ijwi rirenga bati turarimbutse. Mbese ubwo baba bazaboroga? Ibyo ni ukuboroga ko mu byashe 18, sibyo se? Batera hejuru n'ijwi rirenga bati turarimbutse kandi nimwe tuzize, maze bahindukirana ababungeri b'ibinyoma. Abajyaga babarata cyane ni nabo bazabahundagazaho imivumo iteye ubwoba kurenza indi. Amaboko yigeze kubatamirizaho amakamba ni nayo azaramburirwa kubarimbura. Inkota zari zigenewe kurimbura abantu b'Imana, ubu nizo zikoreshwa mu kurimbura abanzi babo. Ahantu hose hazaba imirwano no kuvusha amaraso. Bene data, ibyo ni icyago cya 6. Iyo amazi akamye aherako agahindukirana abakuru b'amadini. Muri kino gice hakomereza habe yahagarikiye mu cyabanje. Where there is strife and bloodshed. That's the 6th plague, folks. When the waters dry up, they turn on the religious leaders. She's picking up in this chapter where she left off in the previous chapter. Igika gikurikira icyo tumaze gusoma kiduha insanganyamatsiko nyamukuru y'ibyahishe 18. Hano abagiye kuvuga ku bikusanirijeho ubutunzi bw'isi. Mbese ibi byaba bivuze ko nizera ko muri ino agomba kubyuka imyigaragambyo ya rubanda yamagana abakapitalisti? Sinizera ko hagomba kubaho imyitwarire y'urugomo yibasira abakapitalisti bo muri ino si. Gusa umunsi uraje ndetse ntugitinze ubwo mu gihe cy'ibyago bitatu biheruka imbaga zizahagurukira abo bikusanirijeho ubutunzi bw'isi. Mbese iyo ni hariyo mpamvu abakene mu mpinduramatwara mu Bufaransa abamarigisiste bita banyakabyizi. Mbese si cyo cyateye banyakabyizi abo guhagurukira ab'ibwami n'abakuru b'amadini bo mu Bufaransa? Mbese iyo ni hariyo mpamvu bakandamizwaga bakagomeshwa mu bukene no mu bujiji? Kandi wumve ngo iki gihe byari mu Bufaransa honyine? Mbese noneho wakiyumvisha impinduramatwara nk'iyi mu Bufaransa yo ku rwego rw'isi yose? Elena White agaruka kuri bino kandi yabigarukaho abari havuga ku bya kino gihe mu mateka. Nimureke dusome icyo gika gikurikira. Abakire biratanaga isumbwe barusha abataragize amahirwe nka yabo. Ngo abagize bate? Abagize umugisha muke. Nyamara ubutunzi bwabo bari barabubonye binyuze mu nzira yo kugomera amategeko y'Imana. Ntibitaye kukugaburira abashonji ngo bambike imyambaro bambaye ubusa, ntibakoresheje ubutabera kandi ngo bakunde impuhwe. Ngo ni buryo ki bagomba kuba barakoresha ubutunzi bwabo mu guhesha abandi umugisha? Mbese muribuka ibyo wa mugabo wakomeje kugwiza mu bigega bye nk'uko tubikesha Yesu, maze akagira ati ibyiza byanjye birimo kunguka cyane, ndabona inyungu nyinshi cyane, isoko ry'imari n'imigabane ririmo gukura. None bike ngiye gukora, ngiye kukubakira ibigega birushaho kwaguka. Ni icyo agomba kuba yarakoze? Mbese agomba kuba yaratanze ku byari biri muri icyo kigega kugira ngo aboneke umwanya w'ibindi? Akomeza agira ati baharaniye kwishyira hejuru no guhabwa ikuzo n'ibiremwa bagenzi babo. None ubu banyazwe byose byabagiraga abakomeye, basigara iheruhero kandi ari nta kirengera bafite. Barebana ubwoba bwinshi kurimbuka kw'ibigirwamana barutishije umuremyi wabo. Bagurishije ubugingo bwabo ngo baronke ubutunzi n'ibinezeza by'isi, ntibamaranira kuba abatunzi ku Mana. Ingaruka ibaye guhusha intego k'ubuzima bwabo, guhinduka indurwe kw'ibinezeza byabo. Wumve ngo indurwe irasharira bya nyabyo. Kwangirika k'ubutunzi bwabo, ibyo baronse mu buzima bwabo bwose biyoyotse mu kanya nk'ako guhombya. Abakire bahangayikishwa no kurimbuka kw'amazu yabo y'ibitabashwa, gutatana kw'izahabu n'ifeza byabo. Muzirikane ibyo turi bubigarukeho muri Bibiliya. Ariko imirogo yabo ihoshwa n'ubwoba bw'uko bo ubwabo bagiye kurimburanwa n'ibigirwamana byabo. Mbese bino bizaba ari igihe cy'ububyutse buteye ubwoba? Niko bizaba no ku Badivanisti b'abanyabugugu bahora babikiye ibihe by'akangaratete. They have sold their souls for earthly riches and enjoyments and have not sought to become rich toward God. The result is their lives are a failure. Their pleasures are now turned to gall.
which is very bitter, by the way, their treasures to corruption. The gain of a lifetime is swept away in a moment. The rich bemoan the destruction of their grand houses, the scattering of their gold and silver. Remember that. We're going to come back to that in the Bible. But their lamentations are silenced by the fear that they themselves are to perish with their idols. Is this going to be a terrible awakening? Even for Adventists who hoard, who are saving for a rainy day. Mu bantu b'Imana harimo amafaranga menshi cyane, kandi menshi muri yo ari mu masoko y'imari n'imigabane no muri banki, kandi igihe kiraje ubwo tutazabasha kugira icyo twikuraho ngo tugire icyo mu isi tukigurana, bizahinduka imfabusa. Ellen White avuga ko yabonye benshi mu gihe cy'akaga, benshi bo mu itorero ryasigaye bariho bagira bati, mba narikuyeho ibisaguka byose ntari nkeneye, none ubu simbasha kubigurisha. Ibyari kuba byarifashishijwe mu gukuza ubwami bw'Imana. Nimureke tujye hasi kuri paji 121. Ku bw'ibyo rero, insanganyamatsiko nyamukuru y'ibyahishe 18 umurongo wa 6 ni ukugwa kwa sisiteme politiki n'ubukungu y'isi ibyashyigikiraga maraya w'umunyababuloni ndetse n'abakobwa be. Icyo gihe abami b'isi, abacuruzi n'imbaga bazabona ko bazimiye kandi ko ubutunzi bwabo buhindutse imfabusa. Bazarakarira by'umwihariko abakuru b'amadini bakiranirwa babashukishije ubutumwa bwo gutunganirwa bigezweho ino minsi. Ati wowe hinduka umukristo maze urebe ngo urakira kahave. N'abapasitoro nuko bati bikeye indege yawe bwite cyangwa indege nyinshi nk'izo n'inyubako nini muri buri mujyi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bigende bitese byose bizashya. Nimureke twe kwirundaho ibintu ahubwo dushore. Icyo ni cyo mugani w'itaranto utwigisha, tugomba gushora tugashora maze Imana nayo ikazatanga inyungu ku gishoro. A mansion in every great city of the United States. For what? It's all going to burn. Let's not hoard. Let's invest. That's the parable of the talents. Invest, invest. And God will give a return. Icyo gice cyose cyanditse hakurikijwe imyandikire y'igisigo cyo kuganya cyangwa y'indirimbo y'icyunamo. Sisiteme nyababuloni nihirima, imbaga zizamenya ko abakuru b'amadini bazishutse hanyuma zibahindukirane. Abakuru b'amadini babakangurira gutunga bagatunganirwa no gutoteza abakomeza isabato. Mu muhuro wacu uri bukurikireho, kubera ko igihe kitujyanye, tuzasoma ibyanditswe bibiri byo muri Bibiliya. Ezekiel 7:15-19 na Yakobo 5:1-7 ahagaruka kuri kino gihe nyirizina cyo mu mateka ya muntu. Mbese ubu noneho ibintu bitekerezo byose bijyanye n'imiterere y'uburyo byose byuzuzanya byaba bisobanutse mu bwenge bwanyu. Urabona, ntitwafa kwiga gutyo gusa ibyahishe 16. Oya, igice cya 17 kiragura, icya 18 nacyo kikagura, n'icya 19 bikabuko. Iyo byose bishyize hamwe ubona ipica imwe yuzuye, wumve ngo ntako bisa. No. 17 is an expansion. Chapter 18 is an expansion. Chapter 19 is an expansion. When you put it all together, you have the complete picture. Amen. It's beautiful. Bibiliya mu gitabo cya Daniel n'iki byahishuwe ikorera ku ihame ryo gusubiramo no kwagura. Ibyo tunabibona hano mu mugabane uhera w'igitabo cy'ibyahishuwe. Igihe twari dufite muri rino shuri kirarangiye, tuzakomereza kuri no mirongo cyangwa kuri bino byanditswe mu ishuri ryacu rikurikiraho. Imana ibahe umugisha kandi mugire amafunguro ahebuje y'ibya saa sita.